Reka nongere mbasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse, turabifuriza weekend nziza abayigezemo kandi abari mu bihugu batarayigeramo namwe mukomeze kuyitegura iri hafi. Abayigezemo rero mukomeze muyigubwemo neza kandi twihanganishe abababaye bafite ibibazo bitandukanye bakomeze kwihangana. Kuri mikoro rero ni Tite Kamanzi, nkomeje kubasuhuza kandi mbabwira ko mbakunda kandi iteka dukundana kubera icyo tumariranye. Turi kumwe rero kuri business isobanutse, turakibanda kuri Pi Network ariyo ngira ngo tuganireho uyu munsi dukurikije cyangwa dushingiye ku itangazo ryasohotse. Itangazo ryasohotse nta kindi rigambiriye, ririmo ibintu by'ingenzi ariko bikubiye mu kintu kimwe. Ni itangazo mbere na mbere riributsa yuko deadline yo gutegereza kuronshinga Pi Network mu tariki 31 z'ukwa 12 2024, muri make n'impera z'uyu mwaka wa 2024. Hanyuma rero kugira ngo bikorwe neza bigere ku ntego yabyo yo kuronshinga Pi Network, nuko hubahirizwa ibyari biteganijwe. Ibyo byari biteganijwe rero ni ibisabwa kugira ngo habe launch nibura. Aho hasabwaga abantu bakoze KYC bagera kuri miliyoni 10, none bakaba zarabaye 13, kandi hakaba harasabwaga nibura miliyoni 5 zabaye Pi zabo zabaye migrated to Mainnet wallet, none zikaba zarabaye miliyoni 6. Murumva ko ari ikintu cy'ingenzi cyo kwishimira. Twageze ku musaruro ku buryo Open Network izaba rwose izaba nta gisibye. Ibyo ni ibimenyetso bya mbere. Hanyuma rero tukaba dusabwa kugira ngo twihutishe tugire abakoze KYC benshi na Pi zimutse zibe, kugira ngo rero biyongere. Buri mu pioneer wese arasabwa kubigiramo uruhare. Ibyo nitubikora mu kanya nk'ako guhumbya kwezi kumwe cyangwa 2 cyangwa 3, atatu nayo ni menshi, ukwezi kumwe KYC zaba ari nyinshi zakozwe kandi zabaye migrated. Hanyuma rero kugira ngo ibyo bikorwe nuko buri mu pioneer yiyemeza kuba validator. Kugira ngo ube validator urasoma hano ku itangazo, hano aho tumayiningira nuhagera urasoma iyo ncamake y'itangazo, nurangiza ukande hariya muri learn more, nurangiza usome uko biteye, nubirangiza uhitemo, ukaba wumva uhisemo kuba validator, urakanda hano kuri KYC apply, winjiremo usome amasezerano yose, ugende ukurikiza amabwiriza. Birashoboka ko nawe waba validator utazi Icyongereza, ariko nibura wabonye umuntu ugufasha rwose yagufasha akabikora. Ibi rero turaza kubifatira umwanya urambuye tubisobanure kugira ngo benshi babikunde, bumva akamaro kabyo, bahitemo kubikora. Ibindi tubikora bizihutisha Open Network. Ni ukuvuga ngo abakora KYC bazaba benshi, barahari benshi cyane bafite KYC bakoze ariko bari pending. Nanjye nari maze ukwezi kurenga ngira ngo n'igice itaremezwa, ariko ejo bundi nagize gutya mbona iremejwe, namaze gukosora ibisabwa byose, ndategereza bakanyereka yuko ari ikibazo cy'abavalidators. Barimo kugenda baba bake, sinzi impamvu. Ikindi cyagarutsweho kuri iri tangazo nuko umuntu wese wari ufite ikibazo muri KYC muri validator utari ukibikora, kuko benshi nagiye mbona babimbwira, arasabwa ibyo akora anyuze mu nzira binyuramo kugira ngo yongere abe validator nta kibazo. Murumva rero bakomorewe, wenda harimo ibibazo byinshi bagikosora, ariko mu by'ukuri bakaba babikosoye nta zindi mbogamizi. Ubu ngubu ababikoraga nabo
birasaba yuko bakongera bakabisubiraho. Muri make ikitangazo rigarukaho ni ugusaba abapayiniyazi benshi ko bakwitabira kuba abavalidators. Biragusaba rero kwegera abantu babizi, ariko turaza kugerageza kubafasha kugira ngo hari ibibazo babaza urinjiramo, turaza kubigarukaho mu biganiro biri imbere, ibibazo babaza. Y'aka kantu numvise karyoshye, numvise buri wese namukundisha kuba umuvalidator. Iri tangazo ndagira ngo buri wese iki kiganiro ukigeze ku mupayiniya wese ukoreshe, kugira ngo umuntu wese uzi ko yamaze gukora KYC ikaba approved, ndamusaba ko yakwiyemeza kuba umuvalidator. Kandi buri muntu yemerewe kuvalidatinga abo mu gihugu cye gusa. Iyo umaze rero gusinya amasezerano, hari ibibazo bakubaza, umaze kuzuza ibisabwa hari ibibazo bakubaza, ukabisubiza ibishubije neza, barakwemera kuba umuvalidator. Ubu tuvugana nanjye banyemereye kuba umuvalidator, ibibazo nabitsinze. Ubwo nanjye n'intambwe ndimo kugenda ntera. Hari umuntu wambajije ejo bundi ati n'igihe cyose umazemo, njye ninjiyemo 2021. Hari uwambajije ati n'igihe cyose umazemo ukaba utari wakabaye umuvalidator cyangwa se utari wagapasinga KYC. Yes, biterwa n'igihe bayiguhereye. Mboneraho kumenyesha abantu batarabona KYC yuko uzuza ibisabwa ubundi utegereze KYC. Kandi ujya muri Pi browser buri gihe, kandi mwibuka ko mujya muri Pi browser munyuze muri Pi network, ukanyura ku dutoni dutatu dutambitse ibumoso hejuru. Iyo ugeze handi tumayiningira ugakanda kuri Pi browser, igafunguka, ukanda hariya kuri alternative sign in, ukabona kwinjira kuri Pi browser. Ujye ukanda muri KYC loading iteke, urebe ko bayiguhaye. Ubu KYC biragaragara yuko hagiye gutangwa nyinshi cyane, ariko nanone twizere yuko tugiye kubona aba validators benshi cyane. Ibi ngibi ni nko kwinjira mu ngabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu iteka bahora bakeneye abantu benshi. Buri mwaka mubona, reka mfate urugero nko mu Rwanda, buri mwaka uko amashuri asohotse binjiza mu gisirikare, ariko nanone buri mwaka hari abaritayaringa. Abo rero baritayaringa cyangwa se bajya mu zabukuru, mu kiruhuko cy'izabukuru, cyangwa bava mu kazi, abirukanwa, bagira bate, basikeneye gusimburwa n'abo bandi baba baje. Rero dukeneye amaraso mashya muri KYC validation, kugira ngo turusheho kubona abantu benshi mu gihugu cyacu bazinjirana mu gihe cya launch, kandi nabo bakajya kuri Pi. Ni byiza cyane rero yuko tubyitabira tukabishishikariza n'abandi. Ariko reka nsabe aba validators bo mu Rwanda bamaze kubigeramo, dufatanyirize hamwe gufasha abantu, tubayobore baregistering muri KYC validation, hanyuma barusheho kuregisteringa, kuverifyinga cyangwa se kuvalidatinga abantu benshi barahari cyane bafite KYC zitaraba approved, kubera ko aba validators ni bakeya, abandi ntibabikora, bagira ubunebwe. Dukwiye gukorana umwete wose ushoboka kugira ngo igihugu cyacu kibone abantu bapasinze KYC ari benshi cyane, bityo twinjirane mu munezero wa Pi network na Dr. Nicholas Kokaris na Dr. Cheng Diaofan nk'abayobozi bakuru ba Pi network ku rwego rw'isi. Mukomeze mugubwe neza rero, dukomeze gushishikariza abandi kujoininga Pi, baregisteringe, ariko wapasinze KYC wese tumufashe. Turakomeza gukora ibiganiro bibafasha kwinjira muri uyu mwuga wa validation, kugira ngo Pi ze kuba nyinshi, KYC ze kuba nyinshi zidakoze, zitari approved, kubera kuba bake no kubera kuba abanebwe. Kandi muribuka yuko ntabwo yikora gusa, baraguhemba. Ibyo bihembo rero nawe ntubihushe, ni byiza cyane, ni byinshi. Uko urushaho kugira abantu benshi, kandi abanyarwanda turi benshi cyane, dukomeze ahubwo gushishikariza abantu kwinjira, kugira ngo abakora KYC bawe ari benshi, hanyuma natwe abavalidatinga tube benshi, bityo abanyarwanda benshi dukomeze kugwira, tugwiza n'ibyiza muri Pi network bizadufasha kuzahura no guteza imbere igihugu cyacu mu gihe kiri imbere, mu gihe Pi network izaba yabaye launched. Mbonereho kubwira abantu bafite ibibazo yuko mu kanya saa 4 ndabandi Kimironko kuri Gazania, ni munsi y'isoko. Iyo uvuye kuri Regina Pacis ukagera aho isoko ritangirira ku banyonzi, ubatambukaho gato ukarenga agahanda gatoya mu kuboko kw'iburyo, agahanda kamwe kamanuka kakarenga, aka kabiri ni kumanukiraho. Iyo urimo kumanuka
mu kuboko kw'ibumoso hari moteri, ntibuka uko yitwa moteri, kano moteri imwe ivamo hoteli nyine, ariko gazani iri hepfo mu kuboko kw'iburyo. Iyo ugeze aho hepfo kuri ka kaburimbo ukatiraho hari n'igiti kiri aho ngaho bacururizamo mituyu, umanukeho, iri mu kuboko kw'iburyo, iri hepfo gatoya nko muri metero nk'ijana n'aho ngaho. Mukomeze mugubwe neza. Hanyuma nimero yanjye ni 0783201418. Ushaka kunyoboza banyoboze, kandi buri wese murabizi aza yitwaza amafaranga ya serivisi yo kugira ngo tumufashe ni 5,000 gusa, ntabwo ari menshi yo kumufasha, no kumufasha no kubona aho twicara kugira ngo tubone uko tumufasha. Murakoze cyane.